Kera tukiga murabyibuka neza, twize umugani w'ubushwiriri. Wari umugani mwiza, wari umeze nk'aho ari urwenya, kuko harimo utuntu twinshi dusetsa. Gusa wadufashaga mu gufunguka ubwonko, bigatuma ibyo twiga tubasha kubifata. Uyu munsi nifuje kukwibutsa uyu mugani, niba warigeze kwigaho, kandi niba utarawize nifuje kuwubacira kugira ngo bamenye amateka y'ubushwiriri. Bana nshuti, muze tuganire, uyu mwanya ni uwanyu. Reka mbacire umugani babambuze umugani, n'uzaba ikamarange azasanga ubukombe bw'umugani bwaritse ku muganda w'inzu. Ubushwiriri bwari bufite se, yarabubyaye ari butandatu, hanyuma arapfa. Umunsi umwe yigira inama buti tujye guhakirwa inka. Ubushwiriri bujya guhakwa, bumaze kugabana inka imwe burataha. Busohoye bujya inama buti turye iyi nka, nitumara kwirya dusubire kwa databuja aduha indi. Inama yo kurya inka imaze kunozwa, ubushwiriri butoranya intego. Kamwe kati ndajya gusenya inkwi, akandi kati ndajya gukura amashyiga, akandi kati ndajya kurahura, akandi kati ndajya kuvoma. Tubiri, agakuru n'agato dusigaraho. Kamwe kati ndabaga, akandi kati ndagufasha. Ubushwiriri bujya mu mirimo yabwo. Ubwasigaye imuhira, inka burayica, burayibaga, inyama buzigira neza, buratondora. Ubwari bwagiye ntibwagaruka. Akari kagiye gusenya kagize ngo karavuna urukwi, kanyerera inagarane karapfa. Akagiye kuvoma kabona igicu cyako mu mazi, kati yewe wa mwana we uri mu mazi, urakora iki? Reka nze ngukubite. Karasimbuka kitera mu mazi, kamira nyeri karapfa. Akari kagiye gukura amashyiga akitura hejuru karapfa. Akari kagiye kurahura kagenda kiruka, karanyerera kikubita hasi intagarane, nako karapfa. Aka gatanu nako n'aka gatandatu, twa tundi twasigaye muhira, tubonye ko twarangije kubaga tugategereza utundi ntitutubone, turibwira tuti ahari babonye ibyo birira ntibaza. Kamwe kati ngiye gushaka uwagiye gusenya, nimubona ndajya gushaka n'abandi. Akandi kati ngiye gushaka uwagiye kuvoma, nimubona ndajya gushaka n'abandi. Akari kagiye gushaka uwagiye kuvoma, karora mu mazi kabona igicucu cyako, kagira ngo ni wa wundi urimo. Karavuga kati ubonye igihe wagiriye kuvoma, ukaba ugejeje iki gihe utaraza? Dore twabuze icyo dutekesha inyama, naho wowe wibereye mu mazi. Henga nze ngukubitiremo. Karasimbuka no mu mazi ngo dumburi, kagenda gatyo karapfa. Akari kagiye gushaka kagiye gutashya, kabona kari mu nzira gatandaraje, katazi ko kapfuye. Kati ni iki gituma waheranye inkwi? Tukaba twabuze icyo dutekesha, twarangije kubaga kare, naho wowe
wigaramiye mu nzira, nta soni, reka nze tubonane. Kagenda kiruka gakuba ijosi karapfa. Udushwiriri turimbuka dutyo, ntihasigara n'ako kubara inkuru. Inyama ziribwa n'ibisiga, si jye wahera. Rero mumaze kumva umugani w'ubushwiriri, reka tuganireho mujye muri komenti maze muduhe ibitekerezo by'ukuntu mwumvisha uyu mugani n'ibyo wabakumbuje, ndetse muhawe n'ikaze mutubwire undi mugani mwaba mwifuza, ubutaha nawo tuzawubashakire tuwubacire. Gusa ntabwo twasoza tutibajije bino bibazo. Turatangira twibaza ngo ese ubushwiriri bwabayeho? Oya, ubushwiriri ntibwabayeho nk'ikiremwa gifatika. Ni umugani nyarwanda wakozwe mu rwego rwo gutanga inyigisho binyuze mu buhanzi no kwigisha indangagaciro z'imibereho myiza. Mu muco nyarwanda bene iyi migani, uyu twavuze haruguru w'ubushwiriri ndetse n'indi yenda kumera nkayo, ikoresha ibitekerezo n'ubuhanga bwo kwigisha hakoreshejwe ubuzima bw'ibinyabuzima cyangwa abantu batekerejwe, kugira ngo abantu bigire ku makosa cyangwa se imico y'abo ngabo bakoreshejwe muri ibyo bitekerezo cyangwa se muri iyo migani. Muri make rero, ubushwiriri ni igitekerezo cyakozwe n'Abanyarwanda mu migani kugira ngo batoze abantu indangagaciro nziza. Si ikiremwa cyigeze kibaho mu by'ukuri. None ni ayahe masomo twakura mu mugani w'ubushwiriri? Umugani w'ubushwiriri utanga inyigisho z'ingirakamaro mu muco nyarwanda. Aha ngaha rero ni amwe mu masomo y'ingenzi nakurebeye dushobora kuba twakura muri uyu mugani w'ubushwiriri. Kwanga ubunebwe no kudapfa ubusa. Ubushwiriri bwararyamiraga bukiryamira gusa ntibukore. Ibi bitwereka ko ubunebwe butagira umumaro, gusa bwaje kwisubiraho bujya guhakwa, maze babuha inka nubwo bwahisemo kwirya aho kuyorora, dore ko butanayiriye byarangiye iriwe n'ibisiga. Ubumwe n'ubwuzuzanye mu muryango. Umugani utwereka ko iyo umuntu umwe abaye ikibazo mu muryango bishobora kugira ingaruka ku bandi. Bitwigisha gufatanya no kwitwararika kugira ngo tugire imibereho myiza. Nk'uko ubushwiriri bwagabangabanya imirimo, ariko ya mirimo yose yagombaga guhuriza ku kintu kimwe cyo gushaka ibyo buri buze kurya. Umwanzuro rero, umugani w'ubushwiriri utwigisha kwitwararika, twirinda ubunebwe, ishyari n'ubwigomeke, ahubwo tugaharanira kwitwara neza no gufatanya n'abandi. Munyemerere rero nsoreze aha ngaha kuri mikoro ya New Docs, mwari kumwe na Claudius.